umva mubwire wa muhehesi we njye nari cyane gusa nawe nta ushobora nasoni wowe muraho turi abakinnyi b'Amakenga TV show. nitwa Nkurunziza Felix, aba narakinnye muri filime yitwa Umugabo w'Umuhehesi, ndi afande Musoni muri RIB. Ese bafana banyu mukurikije uko mwabibonye mwabivugaho iki? Mutanga ubutumwa muri commentaire. Aha, nitwa Mugabo Jean Baptiste, muri Makenga TV show, filime yitwa Umugabo w'Umuhehesi, nakemo nitwa Bati. Ndakeka mwaraburikiye mwese, nkeneye commentaire zanyu. Ese nakinnye gute, mwambonye gute? Mumbwire, ndabategereje. Ukundeba iyo nda yawe nayikuruza ifoke. Muraho, nitwa Umutoni wa Semari Rosette, muri Makenga TV nakinnye nitwa Amabel. Ngiye kubabaza kuri filime twakinnye, mwayibonye gute? Iki dukeneye comment zanyu. Nitwa Mutabaruka Steven, nakinnye muri filime yitwa Umugabo w'Umuhehesi muri Makenga TV show, nitwa Steven ndi umupolisi. Murakoze, dukeneye commentaire zanyu murebe ko nakinnye, aho mubona nakinnye nabi cyangwa nakinnye neza. Thank you. Ariko iyo nda yawe ibamo dayimoni, irimo satani, irimo ryangombe, irimo iki? Okay, nitwa Shema cyangwa se Baje Neza Noah, izina rya filime ni Shema. Nakinnye muri filime cya kuri Makenga TV show yitwa Umugabo w'Umuhehesi. Natinze ndi umugabo wa Soni. Ese niba ubona narabikoze neza, watanze like ku bantu bawe cyangwa se share, kadakorera na subscribe. Twishimiye kubamenyesha ko hari n'indi filime nshyashya tugiye kubagezaho muri iyi minsi, kandi nayo muzayikunda ndabyizeye. Murakoze. Hey friends, hi family of Makenga TV show, ndabasuhuje. Peace. I'm Clara, muri filime yitwa Umuhehesi nyina ndi muganga. I'm doctor. Umva mumbare numbwire, ese murabona nabo muganga cyangwa ni bya filime gusa? Mumbare muduho tu like twinshi, udutima, subscribe, ibintu byose mushireho ama love. Cheers. Muraho neza, amazina yanjye ni Mwizerwa Sonia, nkaba nkina nitwa Madame Shema, nkaba naramutwitiye ariko Bati inda yanjye yayikuyemo. Mwebwe mwabonye ko nkina, mwabonye ko natinze, se murabona ko gutwita byambera? Ese Bati twamukorera iki nyuma yo kunkurira n'inda? Abantu b'ababyeyi ndabashaka, abantu babyaye murakoze, ndabakunda. muraho nitwa Uwamahoro Florence, nkaba narakinnye mu Mugabo w'Umuhehesi, nkina ndi Dativa, umugabo wa Shema, ariko Shema yaje kuncika aragenda ajya gushakana na Sonia. Bafana banjye ndabakunda cyane, ariko nkeneye comment zanyu mutubwira uko mubibona, niba ari byiza, niba twakomeza cyangwa se twagira ikindi twongeraho. Mwabitubwira muri comment, turabakunda cyane. Okay, nyuma ya presentation mumaze kubona no kumva, Makenga TV show yateguye kakawete y'abantu bayigize. Ese ndabahamagare kugira ngo muze murebe agashya kagiye kubera ahangaha, uko bagiye gutomborana. Nanjye ubwanjye mfite amatsiko, nanjye ubwanjye. Ese bigiye kugenda gute? Ndabarikiye muze murebe uko bigiye kugenda. Murakoze cyane. Aha, dukomeze. Nagira ngo twinjire no mu gutomborana rero. Twinjiye mu bikorwa nyirizina, buri wese agiye gutombora buri muntu wese muri kakawete. Twagiye. Reka buri wese atangiye rero afata agapapuro ke ari we yatomboye. Ukurikiye
uriya ko mbonye akajugunye ukajugunye bigenze bite? ngewe iyi kakawete sinyishaka, umuntu natomboye simushaka, tubisubiremo cyangwa mu byihoreye, nge ntabyo nshaka, nta nibyo nkeneye. Kuko umuntu nge natomboye simukunda, simwiyumvamo, nawe cyana mpuzanaho. Umva mubwire wa muhehesi we, nge nari cyana mpuzana nawe. nta kintu ushobora Asoni wowe. Wowe nani cyana nawe. waretse gutwereka ukuntu muniga Unudase we wanshobora. Wa muhehesi we. Wowe wata utabanuka byabanuka kashukunya gusa. gusa ikintu mbona ntabwo tubyica nta nubwo bipfa, ubwo mwe muvemo twe turabikomeza. sinshobora gukora kakawete nimuvemo. Waje asebewe ko mpari. ntabwo nahise ko bari buduhuze iyo bamuzana Soni cyangwa bakamuzana Fifi n'undi wese cyangwa aho byarukajugunya nta soni. ibyo se birakureba Yarandeba nyine bitandeba se.